pole wangu. Ya pole sana kabisa. Ya birumvikana. Ubwo rero ndabanza mvugane na madamu ubwo ndaza kukubwira nyuma, sibyo? Shawo ihangane kabisa. Okay. Shiruzi byabaye. Kuribuka yamvura yakuye n'injoro ikangiza ibintu. Ngo n'inzu ya Bosco yabigendeye. Bari hanze ntago azi icyerekezo arimo. Yo, mubwire Paul disi ihangane. Nyine yifuzaga ko twaba tumucumbikiye wenda iminsi mikeya mu gihe agisa n'inzu yiwe. Hako Rusa, nawe ubwawe warananiye ngo njye nongera Bosco. Umva ntabwo bishoboka. Mubwage kwa girlfriend we nawe afite amafaranga. Ariko sheri wagiye wumva rimwe na rimwe. Nusi ibyago nibibaho. Hega natwe byatubaho. Ikindi girlfriend wiwe ntago baherukana. Bamaze iminsi barashwanye ntago bari kumwe. Gusa urumva yajya ye. Ibyo ntabwo byantangaza. Umva mbabara nigere ku kazi. Reka nitunganye kandi ndabizi ko bikeneye kwitunganya. Itunganya wikise. Kazi kanjye se ni nk'akaga. Kanjye umwayiti wangu. Kazi k'abanyabwenge. Yena saa 4 najya mu kazi kingeze nuko muri amasaha yanjye 8 akarangira. Kazi k'abanyabwenge? None. Gora reka nkubaze. Ninde wahimbye internet? Oya, kirakomeye. Steve Jobs ninde? Habaje no camping. Steve Jobs si Samu wa mujama muri Bibiliya se. Haundi shitani yakasiri. Bari byata. Yakora urinjije mu buzima reka nigende. Ubwo se hari yewe n'uwarongowe n'ijiji ninde njiji nyane. Ubuki? Aha ndabizi ugiye kurakara si wowe bitangiye se. Ahubwo reka tuvuge ku biri bya Bosco. Oya. Sishobora kubana na Bosco na Rusa bombi bansaza. None bagiye kumbwira ko Keza ari buza avuye Canada, mana yanjye. None Rusa aranyica. Ndabigenza ni Abushu. Suta kinkumva. Surumva nari kuguha akabizo wagiye wirakaje. Oya sibyo. Yemba utakinyitaho ntukinsohokana. Yemba mumeze nkaho wampaze. Ntabwo shira. Urumva uri muzima, muri tayari. Cyangwa hari ikintu ushaka kumbwira. Ko ndabizi buri gihe iyo ugize gutyo ushaka kwigira romantique hari ikintu kidasanzwe ushaka kumbwira. Ngira. Iki kibazo. Shu. Ndagira ngo mubwire ndashaka ko murumuna wanjye azaza hano muri vacances twarabivuganye ndamubwira ngo azaze hano. Ase sheri mbwira. Ndi umugabo wawe, ndi mubyara wawe ndiki cyawe. I'm sorry. Babarira n'ukuri nari nabyibagiye. Ni gute ufata ibyemezo nk'ibyo utambajije? Erega ngiye ndamenyere kwifatana ibyemezo byinshi babarira. Nonse uyoboye ko ibyemezo nk'ibyo bifata hagati y'umugabo n'umugore. Ndabizi narabyibagiye mbabarira. Nibe na Natasha we haragerageza da. Ariko rirashya n'uryo ngo ni Keza, buriya wararenze. Nge ntago nashobokana nawe. Nawe ubwawe ntago wamushobora. Surumva ibyo ari ibintu. Gusa ikintu ni kimwe. Niwemera ko Bosco aza, nanjye Keza ndamurekaza. Tubyumvikaneho. Hari mbizwa ibyo tuvuga. Erega Bosco si mwanga ariko ikibazo cye gira kavuyo. Nta kintu yitaho ibintu byose aba yaduruvanze. Nubwo we wamurambirwa hakiri kare. Aya, shaka. Bosco ni inshuti yanjye turaziranye bihagije. Gusa atandukanye cyane na murumuna wawe. Keza ntagashobotse. Cyose cyazakunaniza. Singaho nibere. Betting is uzananirwa undi mbere.
azasohokane Nkusi kuri anniversaire ye y'imyaka 10 abaye direct. Aya. Nkusi boss wawe urumva bishoboka ngiye nasohoka. Kuko n'umusa gukunda. Maze Nkusi yarabwiye gufata nk'umuhungu we. Wasumye? Ntacyo tuzareba uzatsinda nyine. Bosco, karibu hano. Siko mbona ufite ibintu byinshi. Mani, gereza kuzamara nk'iminsi 2 cyangwa 3. Shikawe, nta no kunsuhuza bikundesha umutwe. Hari najya nsiga. Idogenda twanjye. Ntabwo twanjye. None se ko nshimye amabagi ihigaze ishatse kuvuga iki? Cyangwa wagize ngo uje mu kabari? Uvuga bere? Nta nzoga zirimo saho. Kazi yitwa Bere, ntuzi imyaka tumaranye. Wowe ushaka yisaba ibibazo ahubwo. Ata. Kana n'uyu muswa ntabwo mwizera. Ahubwo se urama cya cyumba kinini gifite view ireba kuri neza kuri garden. Kandi mushobora kunundara ngenda sinziriye. Niba ntuzambutse sibyo? Kenda nambaye kuri. Ahubwo se ko Rusa garimere na musozi ufite. Kandi nkunda dessert cyane. Nta sukari mfite mu mubiri, nera stress cyane. Ikitse mu gikoni kandi umuntu nzamushobora. Bosco muntu wanjye. Ubu rero ngiye mu kazi. Ariko ndashaka twumvikana ikintu kimwe. Mbabarira unyumve, sibyo? Urabizi ko byarangoye kugira ngo Mutoni yemere kuza hano. Cyo gusaba ni ikintu kimwe, nuko witwara neza, nta kindi. Relax man. Usa nunzi koko. Bosco ndakuzi ariko turaziranye bishobora guhinduka kuba wakora ya manyanga yawe ariko ikindi kandi ari buzane na wa murumuna we uva muri Canada, Keza. Nizere ko uri bwitware neza. Ntabwo wanyibeshyeho mwana. Oya ntabwo nakwibeshyeho Bosco, turaziranye. Kukazi genda. Sawa sawa, ubwo ndakwizeye. Okay. Usera gushaka kujyana mu cyumba. Ndarane byatari. Usko natinza disebeba. Namaze amasahani. Flight yanjye ari ndende cyane. Uzi ko natinze kujya gufata umwana. Nakerewe. Ngare ruruhuke unywa amazi menshi ngiye gufata umwana. Ndapoza ko Aisha. Aisha? Ntizi ko wowe na Natasha mu muzira. Ntago. Usko musaza asigaye boyfriend wanjye. Yego mwana. Gute se kandi ari bwa ukigera i Kigali? Ako nawe ntukansenze. Ntabwo ujya mu Instagram cyangwa Tinder. Ndumva ibyiza ko abanza ukaruhuka ukazajya ejo. Bamuri pati yo kunyakira ntagiye nambaye umwana mubi. Ahubwo reka nihinde ibyo kunikoza. We ariko nawe urakabye. Sibyo sisi. Urikuza utaranicara utaranajya ari cyo ufata ngo uragiye. Babarira nawe ntugakabye. Ni ibintu umuswa yankoreye ni ibiki koko? Ibintu twasezeranye ntabwo ari byo yakora, ibyo ni ibiki koko? Umukinga ntabwo ari bongere. Ntabwo byakomeza gutya.
PlayStation zanjye zose hagomba gutaha umusuka w'amazi kwa ibi ni ibiki koko Bosco muri ibi ni ibiki koko ntabwo ari byo Bosco none wagiye uko umuswa yashyizemo kanyanga ko iyi ngegera kweri nyigenze ni ko shize kanyanga mu macupa y'amazi hakwiye gutaha njye ntabwo nakomezanya nawe ibi ntabwo ari byo biteze kazi kari kamaze gute biti biki hako Bosco ujya uva muzima urumva utekereza muri wowe muziki njye mvuye kubahara none kuntomboka na se muziki ni gute ufata inzoga ukazishyira mu macupa y'amazi wibaye ko dufite umwana mutoya hano Bosco uracyakuneza ibibazo reba nta n'inyota ceceka kwanza banza unyumve reba iriya myanda nsanze yareba iriya ni ibiki ntabwo uri gukora isuku amacupa yose wayamazemo nta nubwo wibuka ko nanjye mba mfite inyota kuki inzoga zose wazimazemo yakikanyanga ari yawe none dore niba udafite n'inyota reka nyuma njye muri mudu nzina nze kubatekera none nawe uje kunesha umutwe Bosco nta kindi ukwiriye ukwiye kwirukanwa utegereje iki se wowe inshuti mbi umwe no muri mudu yo guteka Bosco ntabwo nyikwirukanye ariko rero nawe gerageza wisubireho ibi ntabwo ari byo si ibintu nagiye dusezeranye kweri ibi ari byo koko wowe ubwawe urabizi ko madamu wanjye adakunda ibintu by'amanyanga kandi ndagushimira ko wagize igitekerezo cyo kuduhahira ni byiza pe ndabishimiye rwose kandi akanyanga buraza kumbaga kumuyereka uribuka nkiri umufundi twajyaga tugasokoza nawe kagende nkazane tukarangiza niwongera kumbwira nawe nzahita nigenda reka nanjye mfite wumva ubuzuba ryumye neza nemeye gutsigura beti ndabizi yagushimisha gusa njye na Bosco tumeranye neza ahubwo se Keza bite Keza ameze neza yagiye gusura inshuti ye nta kibazo reka tubigire muri ejo mwaka okay good night good night love you love you too hano umuntu wafunguye bare nshyashya akoze sinumva arimo urumuna wawe utashye cyari yitwa akiri muri Canada kuba mu IT technician ni ibya mbere kabisa cyakora nkumbuye no kuba umufundi ibi ntabyo ashide ku muntu yaraturitse neza
Yes, manager. Yambwa yawe se? Nijyane kwa veterineri? Okay, nta kibazo. Iyo myenda se iri kuri dry cleaner? Okay, sawa ndabikora. Kandi mwarakoze kumpa akazi manager. Sawa murakoze. Boss umuswa nawe ntago yatuma nawe. Siko yagize nk'umugoyi we neza. Sasa kuse umuswa ujye bamuzima. Ni gute winjira mu byumba by'abantu udakomanze? Ese ubundi iyo usanga ndi kuganiriza umugore wari kubyitwara mute? muganiriza gute se? Icyo tumva ni iki se? Yakabanya drama nawe. Mutoni ntiyagiye mubona saa 12. Egara abantu tuba dufite inshingano. Ntabwo tumeze nkaho uri kuryamye wajya muri holiday. Ngenti impamvu. Wareje yabikira Maria. Byuka mvuga Rozari. Ubwo se urumva ko ari akazi? Nyagasani Rozari ibyo nakazi. Bosco, aho bigeze ngenda guceka. Nutamva mu maso ndaguceka. Kuko ngiye utangiye kundakaza. Nkuzana umupira wawe nanawumeshe n'umutima mwiza none dore ukuntu ntombokanye nk'ino. Bosco ntumbwire ko uyu ari wa mupira wanjye wakweduye gutya. Nawumeshe wasaga nabi. Nawumeshe nyine. Nose wawumesheje fera beto. Reba ukuntu wakweduye. Ariko ujye uba muzima. Uziko yari gift mama wanjye yamaye wowe. Bosco aho bigeze ndakurambiwe. Ngo hayisa imwe ubumviriye mu nzu. Ibi ntabwo ari byo. Cyangwa ugende ushake Nicole mwongere musubirane. Kandi wamuginga we. Byutse mvunike intoki. Genda mvira mu isaha mu bugi. Mwarakoze kuba abategetsi beza, mwarakoze. Gusa bishatse kuba baranzanira ibintu nk'ibi by'ibipupe. Happy birthday to you. Ariko umuzungu yasaze? Wagarutse gukora ikibona kwikora, urashaka ikiraro? But it's your happy birthday. Ndakoze. Genda sohoka. Sohoka se. Yeah. Sohoka. Sohoka. Wait. Ikibazo mu mutwe uri muzima neza? Ikibazo byemeze neza ariko sinabwo usa nawe Buddhist. Umva mfite abashuti banjye muri Canada banyigishije wowe usaje katwinga. Soni ugafata umukobwa bwambaye gusa ugashyiramo hagati y'umugabo wanjye. Umva nkeneye amafaranga wahise bakatwihera kashi. Umva Keza uramenye ugomba kujya kwa mama. Mama udatuma nta nyuma saa 2 z'ijoro. None ko ari uri kubyitera umva nkubwire ngo haye imiti 5 ndava muri dushe buriya bukobwa butaraba hano. Ejo nzakujyana kwa tante uzamana vakansi yose uri kuragirira dore ko utazabura Snapchat na Instagram. 2 weeks na Instagram na Snapchat. What? Okay, girlfriends, mwese babiri. Nyuma y'iminota 2 basanga ndabajugunya hanze. Yes. Kuze Keza uri mu biki? Kuki wirukanye? Batahe. Aya nawe uri kwica ibirori uzi. Abari kuzi ko wirukanye wa. Ese muragi. 1, 3, 5, 6, 8. Wakoze inzima wo kujya gukora neza.
ndetse ko nibereye mu byanjye 22 Sheri, neza ndatsinzwe. Ndabona ngiye kujya gusangira na musikari. Keza aramenye, ejo nzamujyana kwa mama. Ubuye bumeze burariye. Nzasangira na musikari ngo nabyo bitoroshye. Sheri, nanjye nakwitwayeho nabi kandi ndumva atari ngombwa ko wajya usabura ngo uzane barumuna bawe. Gusa hari ikintu nanjye nifuza kukubwira. Bosco ari umunshuti wanjye ufite amaloji, namwishuriye iminsi yose isigaye kugira ngo nawe yitegure mu gihe bagisana inzu yiwe. Wow! Biranshimishije. Sherega njye ntabwo nkeneye umuntu twitambika mu buzima bwacu. Dukeneye kuba twisanzuye. Nonese ubu tubigenze gute? Tuzajya gusangira na Bosco twese dutsinzwe? Nyine nta yindi solution tugomba gusangira na munsi twese. Basi jya koga turyamishe ejo ntakazi.